Intambara ya gatatu y'isi. Ese isi yaba igiye gusubiramo amateka y'intambara zo mu kinyejana cya 20? Iki ni ikiganiro Sobanukirwa, aho tubasobanurira amateka, inkomoko, ubushakashatsi n'ibindi byose byahishwe mu nguni z'isi, tukabibasesengurira mukabimenya neza. Jya ukibagezaho nitwa Jean Aime Tuyisenge, mbahaye ikaze. Dusubiye inyuma mu mateka, intambara ya mbere y'isi yatangiye mu mwaka w'1914 kugeza mu mwaka w'1918. Iyi ntambara yarwanywe hagati ya gurupe ebyiri cyangwa se amatsinda ariyo Triple Entente and Triple Alliance. Aya ni amatsinda yari agizwe n'ibihugu bigiye bitandukanye bihanganye byaje gutera intambara ya mbere y'isi. Ibihugu byari biri muri Triple Entente ari rimwe mu itsinda ryari rihanganye ryari ririmo Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Uburusiya. Naho Triple Alliance hakaba harimo ibihugu nka Germany cyangwa se Ubudage, Austria-Hungary ndetse n'Ubutaliyani. Iyi ikitwa intambara ya mbere y'isi kubera yuko ibihugu byinshi harimo n'ibyo muri Afurika byagiye bishyigikira ibihugu biri muri aya matsinda nk'ibyabikolonije cyangwa se ibihugu bifatanya mu bukungu bikagenda bibishyigikira. Kandi ikindi, iyi ntambara yagize ingaruka ku isi hose, niyo mpamvu yitwa intambara ya mbere y'isi. Turebeye mu byayiteye, twareba n'impamvu zagiye ziyitera, harimo nko kubura umuryango ubungabunga amahoro ku isi ndetse no kwihuza, sisiteme yo kwihuza kuri ibyo bihugu byagendaga byibumbira mu matsinda. Ayo matsinda yari afite intego yo kurindana, ariko nyuma akaza kuba amatsinda ahanganye, akazana urwango, ari bimwe mu byateye intambara ya mbere y'isi. Iyindi mpamvu cyangwa se inkomoko yateye intambara ya mbere y'isi, twavuga nka kompetisiyo cyangwa se ihiganwa mu bihugu by'i Burayi. Iyi mpamvu ya gatatu twavuga icyiswe Armilles cyangwa se isiganwa mu gukora intwaro za kirimbuzi. Izo ntwaro zikaba zarateye intambara ya mbere y'isi kuko zifashishwaga mu kurasa ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Ibi turimo turashaka guhuza aya mateka tukayahuza n'ibiri kuba muri iki gihe. Ese tumanze tumenye intambara ya gatatu y'isi yaba igiye kuba? Gumana nanjye muri iki kiganiro usobanukirwe byinshi ku mateka yahishwe ndetse n'amateka yavumbuwe. Impamvu nyirizina yateye intambara ya mbere y'isi ni icyiswe Sarajevo Incident. Iyi Sarajevo Incident ni urupfu rw'umugabo Archduke Franz Ferdinand, yishwe mu mwaka w'1914 mu kwa gatandatu ku itariki 28, akicwa n'umwana w'umunyasiribiya wari umunyeshuri wiswe Gavrilo Princip.
Iyo niyo mpamvu nyirizina yateye intambara ya mbere y'isi. Twegeye imbere ho mu mateka, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu, intambara ya kabiri y'isi yarabaye ndetse ikaba izwi no ku rindi zina rya Second Great War, abenshi mukunda kuvuga Second World War. Iyi ntambara yarwanywe nayo mu mpande ebyiri zari zirimo Allied Power ndetse n'urwitwaga Axis Power. Izi zari impande cyangwa se amagurupe, aho Allied Power yari igizwe n'Ubwongereza, Ubufaransa ndetse na Amerika, naho Axis Power ikaba yari igizwe n'Ubudage, Ubutaliyani ndetse n'Ubuyapani. Iyi ntambara nk'uko nabivuze yarangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu, aho Allied Power yari igizwe n'Ubwongereza, Ubufaransa na Amerika yatsinze iyo ntambara. Turebeye ku byateye intambara ya kabiri y'isi ngo tubigereranye n'ibiri kuba muri iyi minsi, twibaze ikibazo kigira kiti: ese intambara ya gatatu y'isi yaba igiye kuba? Mu byayiteye turagaruka ku cyiswe Versailles Peace Treaty, akaba yari amasezerano yabaye bagamije gushyiraho umuryango wo kubungabunga amahoro ku isi nyuma y'intambara ya mbere y'isi, umuryango uzwi ku izina rya Loni cyangwa se League of Nations. Uyu muryango abafataga ibyemezo ntago bari bakunzwe kandi ntago bumvikanaga n'Abadage, ari byo byatumye bakora intambara ya kabiri y'isi. Ikindi twavugamo nka sisiteme yo kwihuza kuri aya matsinda abiri, Axis Power na Allied Power, byaje kuzana urwango, ubwoba ndetse no kutumvikana, byaje kuzamura umwuka wo guteza intambara ya kabiri y'isi. Ikindi twavugamo icyiswe appeasement policy cyangwa se gahunda yazanywe n'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa, bashaka gukanga cyangwa se guhabya Adolf Hitler kugira ngo areke uduce yari yarafashe. Iyi appeasement policy yari nko kuvuga imbwa imoka ariko itaryana. Imbwa imoka ariko itaryana, iyi sisiteme niyo Ubwongereza n'Ubufaransa byari biyoboye muri League of Nations, byakoraga bigamije kurwanya Adolf Hitler. Ikindi ni ugucika intege kwa League of Nations. Gucika intege kwa League of Nations kwatumye ubukungu bumanuka bw'ibihugu bigiye bitandukanye, biza gutuma intambara ya kabiri y'isi iba. Iyi League of Nations yashyizweho muri ayo masezerano ya Versailles Peace Treaty igamije kuzana amahoro ku isi, ariko byaje kurangira inaniwe, bityo intambara ya kabiri y'isi iratangira. Indi mpamvu yatumye habaho intambara ya kabiri y'isi twavuga nk'ingaruka zo kugwa k'ubukungu ku isi cyangwa se icyiswe World Economic Depression. Uku ni ukugwa k'ubukungu kwatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu na gatanu.
Uku kugwa k'ubukungu kwaranzwe no kubura akazi, kumanuka kw'ibiciro, ishoramari ndetse n'imikorere iragabanyuka. Ubu buryo rero uku kugwa k'ubukungu kwatumye habaho intambara ya kabiri y'isi, nuko ibihugu byakoreshaga igitugu byatangiye kwataka uduhugu dutoya bigatangira kutwigarurira, n'utwo duhugu tukirwanaho, ari mu bimwe byateye intambara ya kabiri y'isi. Ikindi twavuga nk'Ubudage igihe bwafataga Poland mu mwaka w'1939 mu kwa 9 tariki ya mbere, igihe Ubwongereza bwarindaga icyo gihugu cya Poland, byaje gutuma habaho intambara ya kabiri y'isi. Tugendeye ku ngaruka iyi ntambara yagize ku isi, harimo nko kuraswa kwa Nagasaki na Hiroshima mu gihugu cy'Ubuyapani, hakaraswa atomic bomb zaje gutuma habaho ikibazo cya genetico bitewe na radiation za atomic bomb zatumye abana cyangwa se ibindi binyabuzima byavukaga bifite ikibazo muri genetike, aho wasangaga nk'umwana avutse adafite ugutwi cyangwa se adafite ijisho. Iyi ni imwe mu ngaruka ikomeye cyane y'intambara ya kabiri y'isi. Ibyo tukabihuza n'ibiri kuba muri iki gihe. Muri iki gihe turi kumva intambara hagati ya Amerika hamwe na Isiraheli birwanya Irani, intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, ndetse n'urwango cyangwa se icyo twakwita nka Cold War, nk'intambara yabaye hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, barwanya ariko batarwanisha intwaro, ahubwo barwanisha ikoranabuhanga, aribyo twakwita nk'isiganwa mu ikoranabuhanga. Iri siganwa riri kumvikana hagati ya Amerika n'Ubushinwa cyangwa se mu bihugu byo mu Burayi, twavuga yuko twarigereranya na Cold War cyangwa se intambara y'ubutita. Ibi bintu biri kutujyana bikatugeza ku cyitwa intambara ya gatatu y'isi. Tugendeye ku kundi intambara zagiye zitangira, izi ntambara twavuze, tugiye tureba ukuntu zagiye zitangira, tukabihuza n'ibibazo biri kuba muri iyi minsi, twakibaza ikibazo kigira kiti: ese intambara ya gatatu y'isi igiye kuba? Ibi ngibi abantu benshi bari kubitinya, banabifitiye ubwoba, ariko tusesenguye tukareba neza twabona nta handi bituganisha, ahubwo biri kutujyana ku cyitwa Third World War, intambara ya gatatu y'isi. Nkawe usuzumye ukareba ibiri kuba, wafata umwanzuro kuri iki kibazo ukaba wagisubiza. Ese intambara ya gatatu y'isi yaba igiye kuba? Murakoze cyane. Jye mwumvaga Brigadier Aime Tuyisenge. Tuzabane mu biganiro by'ubutaha. Murakoze. Ciao ciao.